ni byiza, dufite amahirwe ko twavutse tukabaho tugatunga tugashaka abandi bakaba batarashaka, ariko ayo ni amahirwe dusangiye, ariko hari amahirwe ya nyuma arusha aya mbere. Umenya iri jambo wahagarara neza mu nzira zawe, ko Imana ishobora byose. Ntabwo abantu bashobora byose, ariko Imana twizeye, Imana twiringiye ishobora byose. Imana rero ihamagara inshuti za Yobu zitigeze zimuhumuriza, zitigeze zimukomeza mu byago bye, mu makuba ye, aramuhamagara ngo uburakari bwanjye burababyukiye kuko mutavuze ibitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yabigenje. Nimwishakira ibitambo amapiza 7 n'amasekurume 7, mwitambira ibitambo, umugaragu wanjye azabasabira kuko ari we nemera. Nanjye ibyo bintu ndabizi ko Imana ibikora. Imana yigeze kunkorera igitangaza, maze imyaka 13 ndibwa, maze imyaka 13 ndibwa n'amaso narunamye, abantu bibaza ko ntazunamuka, ariko umunsi umwe igiti kinyishe mu jisho, ndababara umubabaro mwinshi, ariko ibyumweru 2 bishize Imana impa ibitotsi, ndasinzira. Ntabwo nigeze njya kwa muganga, sinabonye njyana kwa muganga, ntabwo nari nitaweho rwose mu buryo bugaragara, ariko Imana yari inyita. Imana itwitaho no mu makuba yacu, itwitaho no mu byago byacu. Namaze ibyumweru 2 ndira ku manywa na nijoro, ariko ibyumweru 2 bishize bwa buribwe nari maranye imyaka 13 burashira. Bumaze gushira na bwa bundi natewe n'igiti cyakuye mu ijisho nabwo burashira. Rya jisho rurongera rigarukamo nubwo atarebye, ariko ryagarutsemo abamatoya, ntiyabatinyitse nk'uko abantu babirebaga, ariko inkorera ikindi gitangaza, mpita nunamuka, sinongeye kunama guhera uwo mwanya. Imana yatwiteguriye amahirwe aruta azatwibagiza ibyo twanyuzemo byose. Imibabaro y'iki gihe tunyuramo, ibibazo by'iki gihe tunyuramo, intambara twumva hirya no hino, ntabwo bikwiye kugereranywa n'ubwiza n'amahirwe dufite y'iminsi. Ni amahirwe y'akanya gato, ariko ntakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Mana Kiza. Abari mu Rwanda turabasuhuje, abari mu Burundi, mu byaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, abatwisi mwese tubabwira ngo turabakunda mu inshuti za Gusenga everyday. No kumubona kuri kamera ya Gusenga everyday kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho umukozi w'Imana? Turaho, turashimira Imana. Imana igumugisha cyane. Watangira wibwira abantu, hari abantu baramaze imisata kubona ariko wabibwira. Mana shimwe, nitwaga Kumba Timone Augustin, ndi mubwiriza butumwa bwiza. Tugiriwe ubuntu bwo kuvugana n'abumva everyday Gusenga icano, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twibukiranye iby'uru rugendo twatangiye rujya mu ijuru, kandi twongere dushishikarize abantu kurukomeza, kubera ko amahirwe yo kurujyamo, amahirwe ya nyuma, amahirwe ya nyuma arusha ya mbere, aruta ya mbere. Yesu nashimwe. Amen. Reka rero dusenga Imana hanyuma dukomeze. Yego. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ryaremye isi, ijambo ryawe niryo ryaturemye, ijambo ryawe niryo ritubeshaho, kandi ijambo ryawe niryo ritweza. Komeza rero gukingura imitima kugira ngo abaryumva bose bahabwe umugisha wo mu ijambo ryawe. Urakoze, icyubahiro nigikomeze kuba icyawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yobu, igitabo cya Yobu, ibice 42,
reka dusome duhereye ku murongo wa 7. Some Yobu ibice 42 duhere ku murongo wa 7. Turasoma izina rya Yesu. Yobu 42 umurongo wa 7. Titere cyangwa umurongo w'amagambo uravuga ngo Imana ikiza Yobu imushumbusha ivyo yari yarafushije. Nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi w'umutemani ati, uburakari bwanje burakuvyukiye wowe na bagenzi bawe babiri, kuko mutavuze ibyanje bitunganye nk'uko umugaragu wanje Yobu yagenjeje. 8. Nuko rero mwishakire ibimasa 7 n'amafizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanje Yobu, mwitambire igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanje Yobu azabasabira, kuko ari we nemera, kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanje bitunganye nk'uko umugaragu wanje Yobu yagenjeje. 9. Nuko Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi na Zofani n'umunamati baragenda bagenza ko Uwiteka abategetse, maze Uwiteka yemerera Yobu. Yobu agasabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ivyo yari afite kabiri. Komeze. Nuko abavandimwe bose baramusanga, nabashikiwe bose n'abari bazinanye nawe bose basangira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice c'ifeza n'impeta y'izahabu. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amafizi. Turekeraho. Ijambo ririmo cyane nirivuga ngo Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kurusha ubwa mbere. Ni byiza, dufite amahirwe ko twavutse tukabaho, tugatunga, tugashaka, abandi bakaba batarashaka, ariko ayo ni amahirwe dusangiye. Ariko hari amahirwe ya nyuma arusha ya mbere. Yesu yaravuze ngo hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari uzahazwa. Dawidi akavuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemwo uburiganya. Abo ni abanyamahirwe, nibo bazakira ayo mahirwe ya nyuma. Yobu yarakiranutse ku buryo atigeze atwara n'ibyo yatunze bwa mbere byose birashira, ariko akomeza kwizera. Muri 27 Yobu 27 umurongo wa mbere yavuga, aravuga ngo ndarahira Imana ihoraho yanyimye ibyari binkwiriye, ishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye, ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima. Ibi rero biravuga ngo nubwo mwisi abantu bakomeje gukiranuka, hari nubwo yakomeje avuga ngo nubwo ibyo byambayeho ndafite ibinkwiriye byose, ariko akanwa kanjye nikazavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye ntiruzariganya. Ahindukirana bagenzi be bari bari kumubwira amagambo bamuca intege, arababwira ngo ntibikabeho ko nabemerera ko muvuga ibitunganye. Kugeza mpfuye sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura, kandi umutima wanjye ntuzashinja ikibi nkiriho. Yesu nashimwe. Urumva ko yagambiriye iby'isi, Imana ibona umugambi we, ihamya no gukiranuka kwe, nawe ubwo arabyiyamiriza ko akomeje gukiranuka, kandi na Satani arabizi ko Yobu akiranuka. Hanyuma inshuti ze n'umugore we ntabwo bigeze bamenya ko Yobu ari gukiranuka. Ibimubaho ari ibigeragezo, ariko Imana yari imubikiye ibyiza. Yesu nashimwe. Kugeza aho yaganiriye nawe, umurongo wa 42 umurongo wa 2 utangira iki gice cya 42 avuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose.
umenya iri jambo wahagarara neza mu nzira zawe, ko Imana ishobora byose. Ntabwo abantu bashobora byose, ariko Imana twizeye, Imana twiringiye ishobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Imana rero ihamagara inshuti za Yobu, zitigeze zimuhumuriza, zitigeze zimukomeza mu byago bye, mu makuba ye. Aramuhamagara ngo uburakari bwanjye burababyukiye, kuko mutavuze ibitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yabigenje. Nimwishakire ibitambo, amapfizi 7 n'amasekurume 7, mwitambira ibitambo, umugaragu wanjye azabasabira, kuko ari we nemera. Erega nubwo yagize ibibazo byinshi, ariko Imana iramwemera. Hanyuma Imana yemerera Yobu, abasengera agifite ibisebe, abasengera agifite uburwayi. Arahaguruka, arasindagira, arabasengera. Arangije kubasengera, muri uko gusenga Imana iramwunamura. Yesu nashimwe. Nanjye ibyo bintu ndabizi ko Imana ibikora. Imana yigeze kunkorera igitangaza, maze imyaka 13 ndibwa, maze imyaka 13 ndibwa n'amaso, narunamye, abantu bibaza ko ntazunamuka. Ariko umunsi umwe igiti kinyishe mu jisho, ndababara umubabaro mwinshi. Ariko ibyumweru 2 bishize, Imana impa ibitotsi, ndasinzira. Ntabwo nigeze njya kwa muganga, sinabonye ujyana kwa muganga, ntabwo nari nitaweho rwose mu buryo bugaragara. Ariko Imana yari inyita. Imana itwitaho no mu makuba yacu, itwitaho no mu byago byacu, itwitaho no mu ntambara zacu, itwitaho nubwo wasonza. Iravuga ngo ariko ntabwo uzapfa, reka ndebe ko yihangana, nyuma yaho mutabare. Uyamara kugutabara, bya bindi byose bikibagirana. Ni uwo munsi ndatangaye, namaze ibyumweru 2 ndira ku manywa na nijoro. Ariko ibyumweru 2 bishize, bwa buribwe nari maranye imyaka 13 burashira. Bumaze gushira, na bwa bundi natewe n'igiti cyakuye mu ijisho, nabwo burashira. Rya jisho rurongera rigarukamo, nubwo atarebye, ariko ryagarutsemo aba matoya, ntiyabatinyitse nk'uko abantu babirebaga. Ariko inkorera ikindi gitangaza, mpita nunamuka, sinongeye kunama guhera uwo mwanya. Icyo rero ni igitangaza nabo. Imana yo bagenda asindagira, ariko ibisebe kuva mu bworo bw'ikirenge, arabasengera, arambura amaboko, arabasengera. Arangije kubasengera, Imana iramwunamura, imukiza bya bisebe, birasibangana. Inshuti zari zaramutaye zose ziragaruka, n'abashiki be bari baramutaye, bananiwe kumuririra, akibabaye, baza kumuririra. Imana yamwunamuye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yonge ngo Imana Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta mbere. Yesu nashimwe. Dufite amahirwe. Bibiliya iratubwira mu Baroma 5:1 ngo dufite amahirwe kuko twatsindishirijwe no kwizera. Amahirwe dufite nuko twatsindishirijwe no kwizera. Kandi dufite amahirwe kuko wadushyikirije ubuntu dushikamyemo ari Kristo. Ari udukomeza, ari uduhumuriza, ari we nyiri humure ryose. Iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo itureme mu ndi mutima, natwe tubone uko duhumuriza bari mu makuba. Imana ishimwe. Imana nibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yatuteganirije igihugu, kandi Imana ntirobanura ku butoni. Imana abakiranutsi, abayizera. Aburahamu yarabutswe igihugu, yarabuka umudugudu Imana yubatse. Aravuga ngo, avuga ijambo rikomeye ngo Imana ntigikorwa n'isoni kwitwa Imana yacu, kuko yatwiteguriye umudugudu. Niyo mpamvu rero Imana yatwiteguriye amahirwe aruta, azatwibagiza ibyo twanyuzemo byose. Pawulo yaranditse mu bice 8 yandikira Abaroma, umurongo wa 18, aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. N'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana. Imana ibaha umugisha. Imibabaro y'iki gihe tunyuramo, ibibazo by'iki gihe tunyuramo,
intambara twumva hirya no hino ntabwo bikwiye kugereranywa n'ubwiza n'amahirwe dufite iyi minsi. Ni amahirwe y'akanya gato, ariko ntakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Nimureke dukomere, nimureke twizere, nimureke dutumbire Imana. Yesu yababarijwe ku musara, ababarizwa mu isi, akurira mu isi mu mibabaro, atukwa, asuzugurwa na bose, agera naho abambwa nk'umugome, ariko birangiye nkuko tubisoma mu Bafilipi igice cya 2, birangiye arangije ibyo byose, icishije bugufi, yagandukiye abantu bose, arangije ngo amaze kubambwa ku musaraba, Imana itanga itangazo, iravuga ngo ahawe izina riruta andi mazina, ashumbishijwe amajuru yose, itegeka ibyo mu ijuru no mu isi no munsi y'isi ngo byose bipfukame mu izina rya Yesu, kandi indimi zose z'abariho bose bavuge ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ayo niyo mahirwe n'abizera bazaraganwa na Kristo. Kristo naragwa, aho Yesu yicaye yagiye kudutegura, natwe niho tuzaba dufite amahirwe yo kutazongera no gusuhuza umutima, yo kutazongera kumva inkuru mbi, yo kutazongera kumva amateka mabi, yo kuzaruhuka tukabaho turirimba Imana ishimwe. Uyu munsi iyo dukijijwe cyane cyane dukwiye kutacibwa intege n'ibyo twumva n'ibyo tureba, ahubwo tukiringira amahirwe, tukamenya ko amahirwe yacu ya nyuma arusha ya mbere. Imana ibaha umugisha. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyisharane n'abakobanyi, ahubwo akishimira amagambo y'Uwiteka, akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kandi cyera imbuto za kigihe cyacyo. Yesu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho, Imana ibahe amahirwe, Imana ibahe ibyiringiro, Imana ibakomereza ibyiringiro, Imana ibakomereza amaboko, Imana ibagirire neza, wikwita kuri ibyo. Imana yaguteganirije ibyiza birenze ibyo wowe wakwibwira. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, uzahindura uyu mubiri wacu wo gucishwa bugufi, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 20. Impamvu uyu mubiri nubwo dufite amahirwe, ariko twambaye umubiri w'abara, twambaye umubiri ucishwa bugufi, ariko Yesu iwacu mu ijuru yaduteguriye amahirwe aruta yandi, aho azahindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi, akayihindura umubiri, akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Imana ibagirire neza. Dushoje tubaramutsa, dushoje tubifuriza ibyiza, kugira ngo dusangire imigisha yose iva mu ijambo ry'Imana, kandi tubifuriza ko mukumbura kumva ijambo no kurisoma, mukarikunda, mukazirikana amasezerano y'Imana, mukayahagararamo, mukayizera. Aya niyo masezerano y'ukuri adahinduka. Imana ibaha umugisha. Mwaganiraga na Gakumba Timone Auguste. Nomero yanjye ni 0788 078 22 33 866 078 22 33 866. Imana ibaha umugisha, Imana ibiteho, kandi abakomeza gukurikira iyi channel, mukomeze dufatanye gusenga, kugira ngo nanjye mbwiriza abo ntigeze ndeba imyaka 68 yose n'umunani ngize, ariko mfite imbaraga, mfite umwete wo gukomeza kuba hafi y'Imana, kugira ngo abo nabwirije ntabareba umunsi umwe nzababone. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka mwarimu tugushimire, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kino, tukubwira ngo nawe Imana iguhe umugisha. Tubasaba gukanda subscribe, gukora share, gukora comment. Kigali naho ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.